ubwo nukuvuga ngo nishi byiburira ibaye nusubira subiza amafaranga yanjye ariko ibintu nagiye nkubwira nta guhembwa misiyo nagiyeho iba yabaye mahwe. Ese madame yewe ese shaka ukuntu kwakwanya nukora amasaha yagiye ziko noneho numva mu nda hajemo umuyaga. Yewe humura rwose hasigaye twanyuma nuko mbona wa muhungu yantengushye nari mutumye kuri butike ariko nshaka kongera ubwo arimo aragenda areba abantu banyura hariya b'abasirimu baraje bari nkuru mu kanya ngo afite nde wiriwe neza komera akunda karibu mbona umeze neza ra kanicara hano ubwo azo mwagateguriye inzoga zarananiye naraziretse ase ko kuranze neza usigaye unywa imitobe reka ninywera imitobe nayo rero wajya kubivuga nkagira ngo ni ibintu biri aho bimwe byawe nyine ariko ntumanuka ariko nibyo nese reba imyaka yawe n'ingano yawe harya yewe ra ni wowe erega twabonye umushyitsi harya bakwakiriza gake ese ugira ngo ndagoye ngewe ugira izo sizo nzira ndimo hanjye banyihera agatobe pe ngo ko bisigaye babonye umushyitsi muzanira agafanta yewe reka musuhuze kumeze neza pe nyari y'umuntu akura n'imigisha igenda yegera uriya reka mubwire inzoga ni nziza ariko ku rundi ruhande nanone ubonye uko uzireka umukire yadusuye umukire waje ko iteka ryose ni karibu star byarakomeye ntabwo baguha kaye gafanta aho ari ntavuga tubakiriza kaye gafanta zanira agasitro nanjye cyangwa umva hari tumwe dushyashya twaje gasa gutera kaba fiesta se eko aga fiesta kari akantu ngo kongera amaraso nyabo karimora ningabura ariko nzara ko gasitro agasitro nta muzanira gahiye ariko ubundi abakire atagiye kurwara bimwe byo bakire ave sigaho izi sana agatangira wagira naza gukora wagira ngo munteze wagira ngo munteze ari byararimo sanira aracyari kare ndabanzi nkwa ngewe nintangira gusogongera kuzabakiriya nabundi rero ntabwo buriya nari no kugira ngo ntarabukira kubera gahunda twari dufitanye birumvikana nigeze gutekereza kujya epfo iyo ngiyo ku gasharu ngo ndebe ko hari umuntu nashaka rero twari dufitanye gahunda wagira ngo sinkabonyemo ariko nibutse ko gafanta ngo kongera amaraso ariko nibutse ko kanazamuka kububanza umugani karimo n'irindi bakirura muryoherwa shari inkongere oya gerageza ahubwo urebe ko iminota mike cyane icyo umuntu amanurira mu muhogo kitari igisomwa umuntu nacyo cyamugeraho ibintu uzabimenyera by'imitobe ko umuntu abumwe wagira ngo ahubwo niwo mubiriza uramenyera hanyuma rero gahunda yo ni gahunda ngira ngo mfite ibibazo buri iriya televiziyo ntabwo nari kuyigurisha ubwo ngewe wari wambwiye ngo ufite ikibazo cy'amafaranga ngeze hano mbona urimo minini na gafanta navuga yose bagura ijoro noneho ibifanta mwiriwe neza mwiriwe ese ni amahoro yego komera muraho nakomera nawe yego kubona umeze ute se muri sawa ni amahoro tumeze neza urebye nta kibazo karibu rero ni star
twasanze hafunguye ariko tutatwinjira. Ntabwo ko kera n'ubundi bugariraga nijoro se wakugarira ku manywa. Mwebwe ze ko muri n'abayobozi ugira ngo mwebwe ntabura inzira. Oya ntabwo wabura inzira ariko nawe winjira mu rugo rw'umugabo ariko usabye uruhushya n'uburenganzira. Nanone. Rwose uramutse nuziko kera wasangaga ahantu handitse ngo shemesha ku rupangu usanga byanditseho. Ari ryo shemesha. Hari imbwa ngo iryana. Ko nakuze nicururiza kugira ngo ibyo nari mbirimo. Shemesha imbwa mbi. Imbwa mbi bari biriho nuko bore ntago bikiriyo twese muri viziyo. Oya n'ubu wagira ngo imbwa y'umuntu ikuriye kuri iki gihe amafaranga bamucaye yabona. Oya ubu bisigaye byaragize byarahenze cyane. Ko mutugendereye se n'ibyo bikoresho byanyu. Kwa tubagendereye rero uzi ko mwandikishije muri Tubura. Yego. Birawo nyine muzabone inyungu. Yego ndabyina. Noneho kandi igihe kihinga uzi ko cyegereje. Ndabizi ahubwo ubwo ngize n'amahirwe ndakubonye. Yego. Ahubwo urambwira aho bigeze nuko byagenze. Nategereje ko baduhamagara ariko wa mucuruzi tujya kuyifataho nawe yarambwiye ngo ntiziramugeraho. Ariko muvuza ku kantu ndibuka. Muganika yinge mucuruzi nawe ukomeye hazazana n'ibyo bintu byatubura. Ntiwazaza kundeba ukambwira inyungu n'ibiki kugira bihagaze. Buriya bifite umuntu bihagarariye. Bigira amabwiriza kandi ko tugomba kwivanga n'ibindi ukabona uri umunyamuryango wacu kugira ngo nawe nyine tugushyire muri abantu nyambo kujya bagira buriya bicuruje. Biriya bindi ucuruza. Utabona umuntu yashinga irindi duka ry'ibyo ngibyo. Birashoboka. Ariko rero tumaze no kuba benshi dukeneye umuntu wundi utwunganira rwose undi mucuruzi nawe agashora amafaranga. Uzi ko hari igihe ujya gufata ifumbire ugasanga kwa harya muhungu uri kwa Kaizarise ugasanga yashize. Oya biriya byo natwe twabitanze icyo kibazo kirahari ngo twabuze undi muntu nyine umva ko tugize amahirwe nuza nakaza kemera kinjiramo ukamenya umunyamuryango burya twakwakira twagufasha uburyo ibisabwa ukabyuzuza amara kubyuzuza natwe twakwinjiza kuko nuvuga ngo abari ngunganire hari amafaranga leta nayo itanga yunganiraho rero byose procedure bigenda binyuramo urumva nk'umucuruzi ryanzo ndi kubaka kwa Gahamanyi ariko nibyo kugira ngo hajya ni wawe hari ninjye urimo mpubaka ariko urayubaseye akira kora ubundi umwana ari muto pe amafaranga se shama tukiraho rero uzi ko muri mudugudu wacu oya ni ingororo ni intuza ni dore n'ikirere iyo kimeze gutya kenshi kubera yasima yanjye mba numva nyine nafunganye nuko gigaragaza bagikoresha bitunga ubuje buri muntu bya mbere bifasha oya ndabikoresha nibigira igihe nakanuza nubuki bujya bunyarwanda bw'ikatsi mwe bugize bigira igihe bo nyine nyo nanjye kureba hano twagize imbogamizi nabonye muri systeme nzi ko muri mudugudu wacu nta bantu barafata ifumbire ntabwo irabageraho nongiye kubona mbona wowe uri mu bantu bayifashe ryari nyine byo muri systeme urabona dore ngahanga dore hano dore nguyu bakuri ijoro dore ngiyi dapu ngiye wafashe ngibi n'ibiro by'ibigo byose byaraje ya ntayo nafashe rwose reka ubu se ninde wanyanditse ibi bintu ko nyine nicyo kinagi niyo mpamvu tumije nza hano kugira ngo duhuze amakuru oya bikosore duhuze amakuru kuko urumva niba none se ahubwo umwaka washize ugeze wishyura wenda ushobora kuba aribyo byagarutsemo umwaka washize narishyuye ariko nasigayemo udufaranga dukeya umva ko ubwo niyo mpamvu kandi niba ari amafaranga utarayishyura niyo mpamvu byagarutse ubwo bisaba yuko ubanza ukayishyura kugira ngo wongere umererwe gufata amafaranga 20,000 nibyo byatuma se nguma mu ntuza mu ideni ngo narayifashe muri mudugudu turi abantu bageze muri 400 none baze abantu 400 buri muntu agiye asigana 20 reba amafaranga yose ubwo rero 20 kari menshi ubwo no kugira vuba ko wabyishyura kurumva kubikosora ntabwo byemera ariko tutagira ngo ndabe twatuje gushikariza byo kwishyura uziko kwa Yohana ngo uziko batigeze bishyura ahubwo narimwe
ariko nabo ari 440 ariko nabo reka nkubwire abana n'umwana uvuye kwiga abana bavuye kwiga mbese ega we ngaho ndabona bagira ikinyabupfura oya buriya ahubwo nabwo mugabo natwe yaratuyobeye ari mu bantu banze kwishyura ari mu bantu batumije bashobora kuzagira ibibazo mu byaza n'inyungu zaziyongera ubwo ngubwo birasaba ko nishyura ayo 20 kugira ngo nsubire muri system niko wabigira wabona yafite nuko bikora kuri system nabo tubyemeza bikagira oya ayo ndayaguha mu kanya ndayaguha niba hari ahandi ugiye kunyura yego wahanyura noneho ugahindukira unyura ahangaha rwose urasanga nayabonye dore nabyo naganiraga n'uyu mukire by'amafaranga wozi ko uri muticha gahunda oya ndayishyura ntabwo nari mbizi navuga n'ubundi nari mfite gahunda yo kuyishyurira buri sinakibora basezera n'ubundi ko ndi bugaruke kazize ko kwimuvandimwe cyo gusanga banyugira ngo yego ngabo kwaza muri byiza yego madam yewe Karame. zaniyo mari zaniyo mari uyu mucuruzi ngo arashaka kujya gukomeza akazi ijye bwundi wari wambwiye ngo nangahera Wambwiye ngo iki muzanye? zana ya televiziyo nakubwiye se erega ni ukubera ikibazo mfite oya ndabyumva ni ikibazo mfite ubundi nari nayiguze 220 250 yose ubwo rero iryo 5 rwose ni ese ni iyo dore yewe nuko umuntu acyana afite itungo rikamugoboka rwose akagakoresha noneho ifite n'intuza ifitemo na systeme izazindi zo kwihinduranya yihinduranya itese yihinduranya amashusho akaba yaba kuri televiziyo imwe akajya ku yindi ifitemo televiziyo hano yindi yego nano hajyemo flash disk flash ndabona noneho ishobora kugira icyo rero wabishaka ikabigiyemo na televiziyo mu mahanga nirakomeye kugira ngo se bya YouTube ukajya ureba aba bantu bose none se ugira ngo ubundi uretse ibibazo iyi televiziyo yangize ko ariko ubu usanzwe ubu narayihawe n'umuzungu oya byo ndabyumva ahubwo se uwo muzungu rero yari agiye gusubira iwabo umuntu araza arandabura arambwira ati ko hari umuzungu ufite televiziyo hariya ya original akaba yishaka amafaranga make by'abazungu ko ntacyo bibabwiye agura ijoro rero mva nkubwire televiziyo urabona ka kantu nubatse hariya kakabingaro nubatse hariya ku kabari barabiganirije ubundi ndavuga nanayishyiramo abantu bakajya bareba ibintu by'imipira yego hagezweho irimo rwose by'amafilime imipira irimo aha pe rero amafaranga uri gucurumva n'ubundi njye ntabwo nyikeneye cyane uretse kuba nayishyira hariya muri bingo ariko ubwo reka nkubwire televiziyo irimo umupira ndabyumva habamo umupira wa Rayon Sport kabamo umupira wa APR kabamo umupira wa Zamukura ukabamo umupira ikabamo umupira wa ziriya kipe zo mu mahanga yose ibyo ndabyumva noneho iyo bigeze kuri za zindi z'abazungu umva umukinnyi arakina umureba neza akagenda umureba agatsinda igitego reba na telecommande ya original kano kantu nakazanye nayo tagira ngo iracyavunitse n'umugore wawe nawe mu muntu wamenye ziracyavunitse uzizi iyi umuzungu yakuje kwakura ku kantu karafunitse rwose umva ahubwo nkubwire ngewe urumva n'ubundi ntabwo nyikeneye cyane byo guca ibikuba kango 50,000 maze abagore nabo kango 50,000 niyo gushara mu bingaro televiziyo irimo abazungu urwana no mugabo utangiye guhera muri 50 ese bagu kankubaza televiziyo iyi televiziyo izwi ku televiziyo irimo n'abantu babyina kinyarwanda erega bagu ibyo ngibyo ntago mu kabari wabibwira abakiriya mu kabari nta kibazo hajya hazamo n'abanywa
erega n'abanywa bicaye wibuke ko nubwo ugeze ku ukabona abantu bose bicaye biteretse inzoga wibuke ko nawe uzajya uza kwireba noneho by'umwihariko nta nubwo hazamo abantu banywa gusa hazamo n'ababacurangira Ega ibyo ndabyumviye ni televiziyo isanzwe nyine ni televiziyo isanzwe nk'izindi ntabwo iyi televiziyo ahubwo wowe televiziyo yanjye ni isanzwe mu masezerano tugiye kugira televiziyo yanjye aho kugira wicare hano unywa iyi fanta yawe ureba hakurya imisozi n'iki nta kintu gituma ushyira ubwenge ku gihe reka tugure ariko dushyiremo ko nawe uzajya uza hariya bagacana iyi televiziyo nta yindi televiziyo bagucaniye kuko iyi niyo yawe niyo uzi ukajya ureba nawe ujya ndaza no kuyibigisha dange narimaze kuyimenya uriya muhungu nazanye ko ayizira buriya hari amabuto ariho hano amabuto ukanda wayakanda nabi hakazamo umweru ibyo byose nabyo ni ukuzabyigisha bariya bakozi nako uzaba umukozi umwe mbimwigishe ntabwo najya kwigisha akabari kose urabona ifite n'utubazo ariko bagurije ndetse wenda kuba wumubwira ngo ufite ibibazo ubiye urabona itabifite bimeze biteze uyu mugozi urakora ubu dore iyi ngiyi urumva iyi niyibuza gushya iyi ntuzi iyi ni imashini yibuza gushya urumva ntacyo mbwira ku mafaranga uzi ukuntu yitwiye gabanya amafaranga yitwa umurinda nkuba iyi urumva byarazanye bagurije wibagiwe ko ndimo nubatse na hose mbizi umurinda nkuba uyu se ni urinda televiziyo no umurinda nkuba televiziyo ariko ndakubwira ni televiziyo ni umuzungu yaragiye gusubira iwabo agenda zitugurisha bamwe baguzeyo ibitanda abandi bagurayo mva wagukuye ku nzoga yagukura ku manyanga nyibwirira amafaranga gabanya reka nkwereke tutagorana nta mafaranga 100 ijana na 20 najana amafaranga uyijyane wirebere reka nongereho ibihumbi 10 ku mafaranga nari ngo abangahe ibihumbi 60 oya 60 enda madam enda yisubize mu nzu ariko ntugakabye ndabona yisukeka ko ari inde wundi uri bugwaye enda yisubize mu nzu ntabwo wongeraho bayijyane se bagurije mbwira amafaranga ya nyuma wimvuna nawe windushye ibihumbi 100 nawe wikabya rwose akabuza nyuzuriza ibihumbi 100 nyuzuriza ibihumbi 100 mva ngubwire madam mugana ibintu by'urugo byinjiye mu rugo bagurije reka nayo kugutesha agaciro n'ubundi umuntu twajyaga dusangira n'ubundi n'iyo nzoga n'ubundi se mwese ndi uyanywera iwawe reka nkwereke kaguha amafaranga nayo nitwa Jean kandi ndabizi kuri yafata angahe ntabwo amafaranga 60 wawe tuza ariko turebe tuza nkwereke ngewe urabizi iyo nguze ndagura naguze amasambu naguze utubari naguze ibiki akira wayakiraho ibi bitanu n'iby'umumotari utwaye ibihumbi 75 ku kintu kingana gutya kuko kingana n'izuzi n'ibintu bibamo wabaza neza 75 yashyireho bihanire yashyireho bihanire muri ijoro iyi televiziyo uzayirebera yashyireho bihanire zanyishyura wenda ninza sinzajya nyireba agura ijoro nzakubona wicaye muri iriya binga nta nzicara ntukinywa n'inzoga usiga nta nzicara bose ntugire ngo turanaguriranye pe nuko dufite ikibazo nta kugurana rwose yampaye nka data sha nibyo sha nikuzi uko mese ngutinya komera kaga mese ngutinya n'izina ry'Imana wayifatanya cyane se wayifatanya ureba burya koko wamugana abantu iyo basenga barasenga ubu rero iyo hari umuntu ari kugushuka ngo jya mu bapfumu ngo uzafata umujura n'uyu se wiyizanye ibyo nyine reka kanzi ko utigeze ugera ku kabari iki gitondo ni inyo urimo uvuga ni ese amakuru niyo yabaye kimomo kuri televiziyo yiwe bayibye yibase ntabwo bari barayitwara uramenye utacibira kuyigira ibyo rwenga ntigendere ibyo taza gutuma bayinyiba ahubwo ubwo ndakuze nawe uraramutse wenda reba ariko kakabona gatamenze ubu si ukunguka wenda oya ibintu ntibikwiriye no kugira wenda
kuzamo abantu benshi reka ura gato nkwereke reka byo kuzamo abantu benshi reka nkwereke reka ya gahunda reka buretse kwicara reka ngende ako se ugenda ujya hehe uba wicaye aho ngaho ijambo kandi koko wa mugana ufite n'amafaranga nta kibazo amafaranga si bya bihumbi ese n'iyifatanye cyangwa si bya bihumbi ese umuntu azajya babona ngo muri abakire mwambara amarinete mujya gupfumura inzu z'abandi iki ngiki uyifatanye oya witukana kaga ntumenyere sinkumenyere se nkumenyere iki nimba uri umujura ukaza ukamena inzu y'aba erega nimba wamenye ariko se kagabo waretse gucinja umuntu wicaye aha uvuga ni ibiki ko yicariye aha kaga urareba ari umuntu usanzwe umweri wanjye ndabyumva wari wabona oya mwihorere mwiterana amagambo niko ameze buriya ntabuza uwo bahuye wamwe niyo wahuye n'uwasomyeho biba birangiye ahapfa kuba yamuhumuriye ntacyo ngiye nta fanta yanjye ntabwo nishoboye umva nkubwire ese iyi televiziyo arimo avuga babarira gato bawicaye hasi bawicaye hasi ndakora ntunyicaze cyane ndavuze uze kuza tubivuga sigarana n'abagabo ako bito byawe sigarana n'abagabo uko nagufata nk'umujura ahubwo hasi kaga wagiye kureka gutuka n'induru nayikoma ngiye ariko suravuga n'induru nayikoma ku izina ry'Imana uyu mugabo araza tuka umuntu wose ngo ni umujura ngo biki n'ibiki twumvikane njya kugurisha ino televiziyo n'umugabo wawe ntabwo wari uhari mbabarira umpamahoro ese niyo yatumuza ugatuka nawe rero duha amahoro rero sibyo duha amahoro boss wanjye amahoro boss wanjye urabizi uri inshuti rwose udatuma n'ibigi amafaranga twumvikanye none se wagize ikibazo cy'amafaranga se nyafite ugurura uragurisha televiziyo ariko se utararangiza no kuyishyura mabuja bamaye uburenganzira ngamusohora bago mwaretse nkagenda bakajya ugasohora nde wanjye nkagusohora wowe kandi kaga utanera akaduruvayo utagira ngo shabandenza amavi ibeshye se none ibeshye amafaranga yanjye kwanza none biranarangiye ariko ihagurukira ugendere boss nushaka kuzana n'umwana ntabwo yava ahanga ndagatora mama ku izina ry'Imana ntabwo waretse ndavuze ngo reka none tubishyire kaga urashaka guhangana nanjye reka tubishyire reka vugana nanjye ntacyo mvugana nawe vugana nanjye amafaranga yanjye amaze igihe vugana nanjye ariko vugana nanjye ariko ntukaremereze ibitore ariko se uranyungura unyungurire umva wa mugabo umva boss ariko ujya uca bugufi urabizi nanjye mwere wawe sinkweri wawe iyi televiziyo ariko nzana yanjye iyi televiziyo ntituzajya tuyireba twese muyirebe iki iyi televiziyo ndayishaka nyisubize mu rugo nanjye amafaranga wanze kuyampa umva wa mugabo none se uyu mugabo twaguze televiziyo nsubiza naguhaye none ndayagusubiza nta kibazo nanjye nzajya ngenda nyaguha buhoro buhoro birangira ambwiye ngo amafaranga make azagenda yampa kuva icyo gihe ndamuhamagara kango n'ubu mugoye gitumba ntampereza amafaranga nuko bimeze burya komera ntampereza byanjye rwose komera kandi uratuma abantu bahurura ndacyari hano urumva mpereza ibyanjye n'amafaranga ubundi se amafaranga nangahe wa mugabo wahava ndaguceka shaho kandi ahubwo genda guceka uretse ko hari abantu badapfa abantu kagabo ageze kagabo ko kuko n'umuyobozi umudugudu akavuyo kawe siwumva rwose ntawe utamuzi siwumva koko uranyega amatwi nanjye gusobanura siwumva koko uyu ko ari umuyobozi umva muyobozi ugeze amahirwe araje sigara ukemura ibibazo byabaga ariko akemure ikibazo kandi ari ino televiziyo mwese uno mugabo twumvikanye twaguze televiziyo ampereza amafaranga make arambwira ngo ndazajya yampabira buhoro none se nyene none ikintu kimbabaje ni ukuntu yaje akitatsa kandi ngo ya televiziyo ngo inzu bayipfumuye bayitwaye none televiziyo yarayigurishije singiya sengaye none se ubwo ubundi ntibayitwaye nimba bayitwaye aha tumufata nk'umujura ari amafaranga ya reka ubanza reka amafaranga yasigaye murushye ibibazo yego kuki yambeshye none ngo baraye ariko ni gake kaga umva nkubwire umva nongereho yari yampaye 50 namereze mu 200 umva nongereho umva muyo si yari yampaye reka ngende umva kagabo ariko kagabo cyangwa muze kunaniza bitewe nuko bihari none se akubwiye no ayo naguhaye igihe cyose uyamaranye yungukire uyansubize
weho wabikora nayamusubiza n'inyungu yayo noneho ibyo twumvikanye nampereza 200,200 noneho ukingo ashaka umunanije kucyayigurishije rwiheshwa reka nkwereke kugira ngo ibintu tunabisoze reka kugira ngo tunabisoze ni gake gake yes